Yesu aravuga kwiriza ubusa, Yesu avuga nyako. Ni ukufata ibyo wari kurya uwo munsi wigomwe ukabihereza umuturanyi wawe waburaye, ukafata wa mwenda mwiza wari uzi ko wambara ukahereza mugenzi we wambaye ubusa, yego. Ukarerebere vokiresi y'amando, niba ucuruza ugafata umufuka w'umuceri cyangwa igice cy'umufuka w'umuceri ukagihereza utagifite. Kuko Yesu yaravuze ngo kuko abo bantu biriza ubusa ngo bagaragaza nk'abiriza ubusa, no kuvuga ngo bafata bya bindi ngo bakabibika kugira ngo nibarangiza amasengesho baje kugira gute baze kubirya. Yesu yavuze ngo uko kwiriza ubusa kubakiriza gute kuba gupfuye. Kwiriza ubusa Yesu ashaka. Imana yambwiye ngo umunyabwenge witwa umunyabwenge niyite kwiki kwiherezo rye. Imana ishimwe, haleluya. Ngiye kubanza dusoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana, hanyuma tubone gusanisha iby'ibi bintu. Imana ishimwe, tubone gusanisha iby'ibi bintu Imana yampaye kubagaburira. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana yo mu ijuru nta kintu umuntu numwe azireguza imbere y'uyu mugabo witwa Kristo. Nta kintu uziraguza imbere y'Imana, ntacyo tutumvise nta nicyo tutabwiwe. Ndagira nkubwire ngo ahari hawe habara uyu munsi, ahari hawe uyu munsi wumvise impamba, nta bubizi. Njya mbabwira buri munsi ngo Yesu atinze urupfu ntabwo rutinze, ariko Yesu yambwiye ngo ntabwo uyu munsi ni bwa mbere mbivuze, ariko Imana yambwiye ngo irimira abagaya ntabwo muri mwese, ariko banza wisuzume aho uri hose. Imana yambwiye ngo irimira abagaya aho twarimo mukareba, ukabanza ukareba aho inzu yawe yubatse. Ariko nagira nkubwire ngo nutusubiraho ngugaruke, ye watorero ryananiye Uwiteka, ndagira nkubwire ngo warugeze ugarukira aho ngaho, kuko uje we ntabwo atinze kandi Imana nayo ntabwo izaceceka. Ndagira nkubwire ngo warahagaze ugarukira aho ngaho, kuko Imana ifite umubabaro, Imana irarakaye, ariko Yesu arabwiye ngo uje we ntabwo atinze kandi ngo ageze ku irembo. Iyo umuntu ageze ku irembo abashigaje iki? Ngo mbona nabonaga abantu bose baryamye, ariko ngo mbona ntabwo dukomeza kuryama. Ndavuga ariko turakomeza turyame bizageze ryari? Ngo mpita mpaguruka, maze guhaguruka ngo mpita ntera haleluya 3, maze gutera haleluya 3 ngo mpita numva imbaraga z'Imana zirurutse. Babyeyi bose bahita bahaguruka. Nepo ndagira ngo mbabwire ngo yemwe bavuga butumwa b'abagabo n'abasore, yemwe bahanuzi b'abagabo n'abasore, yemwe aho muherereye hose, ndagira Imana yo mwijurira irimira abagaya. Imana yo mwijuru irimira abagaya. Imana yambwiye ngo abantu barimo bagerageza muri imisi ninga kuwa gupfuye nta gusenga kwa kure. Ubundi gusenga k'umuntu kugira ngo kumukiranutsi nuko yakundi kwegerana n'Imana. Kandi nepo gusenga ntabwo ari kuvuga ngo nagiye mu misozi, gusenga ntabwo ari kuvuga ngo bundi ahantu hose uri kubufitanye connect n'Imana. Yego. Ela wirebo mu byo urimo byose, mu byo urimo ugerageza gukora byose, waba uri muri office uri mu kazi, waba uri muteka, waba uri mu murimo uhinga, waba uri mu kazi kagiye gatandukanye, kubufitanye connect n'Imana, uri connect n'ijuru. Imitekerereze yawe, imigenzereze yawe yose igaba ibihuje n'iy'Uwiteka. Yego. Aho ngaho nicyo gusenga Imana ivuga. Ntabwo gusenga ari kwa kundi ngo nabwirirwa avuga ngo Mana no. Kobwa abasore bagabo babyeyi, ndagira ngo mbabwira ngo muri yose mukamanisi igiye itandukanye. Ibintu birakureba nanjye birandeba. Kandi uvugana nawe ni Kristo Yesu, kandi uje ntabwo ari buceceke nta nubwo atinze. Ibyo waba urimo byose ela wirebota kuwara bikiresire, ibyo waba unegeza gukora byose Yesu agize gute arakubwiye ngo ndaza vuba. Wamenya muri buhurire hehe? Imana yacu ni dutabara. Wamenya Kristo muri buhurire hehe? Yesu aravugana nawe uneza amatwi, Yesu aravugana nawe uri kundeba kuri kamera, Yesu aravugana nawe mukobwa nawe musore. Ambiraga abantu bararangaye, abantu bamaze kugira gute kuzini kw'Imana. Abantu bitwa abakozi Imana aho bamaze kudevia, bamaze guciza ubusamo, mwamaze kugira gute gutandukana n'Imana. Imana irambwira ngo abantu barimo bishushanya ngo barakora naho Imana yabaciye ku ngoma tsera. Wambwira ngo guciye imanza, ntabwo nciye imanza. Hari abantu barimo gukorera inyuma ya zero. Ubanza wisuzuma wa mukobwa we, wa musore ubanza wisuzume, wa mubyeyi we wisuzume, wa mushumba we wisuzume, pastor wisuzume, bishop nawe wisuzume. Ubanza ureko utarimo gukorera inyuma ya zero. Kandi abantu benshi bari gukorera inyuma ya zero. Imana muri iyi minsi hari abahanuzi babayari boherejwe mwisi barimo bagenda basheshenga abantu, ariko baragushyeshyenga nawe, baragushyeshyenga. Urabizi neza kuri umubeshyi, urabizi neza kuri umusambanyi, urabizi neza kuri umwesikoro, urabizi neza kuri ugisambo, ariko barakubwira ngo Imana ngo ikugiriye neza. Gute wowe wakwemera? Imana irambwira ngo abantu benshi Imana iri Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana
ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakurikira Umusaraba TV. Reka ineza y'Imana ibane nawe, umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi na kure mwese rero mugubwe neza, Imana ibagire neza, Imana ibahaze uburame, Imana ibahe ibyo mwifuza byose. Ino Umusaraba TV kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Ntago nije nyine rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana ihamage mu gihe cy'umugoroba, ndakeka tugeze nka saa moya. Niyo turi kumwe tugiye kuganira nawe. Afite amagambo meza y'ubugingo Imana yamushyizemo, nta kindi kugira ngo afashe abantu b'Imana bamenye ukuri, kuko bamenye ukuri niko kuzaba batura. Nishimiye kubana nawe rero mu minsi yari tutabonana, ariko kandi Imana iramushoboje kugira ngo twongere tubane tutishwe n'ibyaha. Nabyo tubishimiye Imana. Clarisse, amakuru cy'iminsi? Amakuru ni meza, ndashimye Imana. Rakomeye. Rakomeye cyane. Imana irakurenze. Imana irandinze mu rwego rwo kurinda. Hari muri myungo Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Icyubahiro ni icy'uwaturinze akatwimana, agatanga ingabo nyinshi zikapfa ku bwacu. Izina ry'Imana nihabwe icyubahiro. Dushimye Imana rero ko icinza twatwonye tugahura Clarisse. Imana yacu nihabwe icyubahiro, ntabwo biba byoroshye. Nyamara abantu bajya baha agaciro Imana, kuko Imana iba yatanze ingabo n'ibitambo bigatambuka ku bwacu. Ubu hari abantu benshi mu by'ukuri bamaze kugera ahacecekerwa, ariko twe turashima Imana ko ngiye kuducira inzira tukongera kuboneka imbere y'ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe, ngiye bafite ishimwe mu mutima wanjye kandi nawe urarifite. Nanjye ndarifite. Amen. Yego. Iyi minsi suri kubibona tonumparare. Yani iminsi igoye, ni iminsi iruje umugenzi, iminsi abantu bahuze ndetse banihugiyeho batazi iyo bari, ariko ndazimbabwira amatangazo nahawe nijoro kugira ngo umenye aho muhagaze. Ngiye nzajya nzambabwire. Mana ishobora ryo nzajya zandangurure mvuge ngende, kuko wampamagaye cyangwa se uwantumye niwe zagira gute, niwe uzangororera. Ubwo rero mfite amatangazo. Ntago ushaka ko Imana izagutumuka gutumika ukazabizira nawe? Ese nshaka kuzabizira kubera yuko ngewe nta kintu nta ndamu nta ndonke nkeneye mu bantu, ubwo nkeneye icyo nshaka no kugira ngo Imana yo mu ijuru tugenda neza nkiri mu isi, ningera no kwa data nzahabwa ingororano zabanesheje. Ariko ngo hari abantu ngo Imana ituma bakanga gutumika kandi yabatumye ku bantu bavuga ko bagiye, ariko uko aho bagiye ntabwo batumika nk'uko Imana yagize gute yabatumye. Baragenda bagahita banyuranya. Niba Imana ivuze ngo ibatumye kuri wowe, baragenda bakabwira undi. Bivuze ngo rero bagenda banyuranye n'ubushake bw'Imana, ntabwo bavuga iby'Imana batumye, ahubwo bagenda bavuga ibijyanye n'ibyo bakeneye. Ariko kugenda ko babagiye. Ariko ngo n'abandi bituma bakavuga ngo iravuze ko itavuze cyane nyine. Urumva abo bituma Imana irabatuma, yamara kubatuma bagahita ibyo yabatumye bakareka kubivuga. Nyamara bamara kubireka noneho bagahita bagira gute bituma ibyabo, bakavuga ibyo bakeneye bijyanye n'ibyo bakeneye byabo bibahesha inyungu ako kanya. Nababwiye ko kuri rutare barimo baruhunga bava ngo nta kizabigeze barubonaho, bari hakurya y'urutare kuko ngo ruranyerera. Bivuze ngo rero nyiri urutare niwe wabatumye, kandi inzira nta handi iri ku rutare. Yarabanyereranye rero bagira bajya kugira gute, bajya gushaka ibijyanye n'ibyo bakeneye. Bivuze ngo rero abo bituma bagahagara bakituma, bari uzi ko nepo aho kugira ngo Imana igutume, aho kugira ngo Imana igutume ugende ntutumike ibyo yagutumye. Uzi ko fazare wahimba ibyawe barahabanya. Uriya washobora guhinduka bikemera, ariko uriya watumwe n'Imana akajya guhindura iby'Imana, uriya guhinduka biragoranye kuko ibyo akora arabizi. Naho uriya wari igihe barinda muyishakira cyangwa inzara yifitiye, uriya we hari igihe Imana imugarutseho. Akabazo nifuza mbere ko tutwinje, ntago turatanga ikiganiro, turakeye kugisegura cyangwa se kugisigasira. Byo tugiye kuganira ntaramenya uko Imana ugiye gutanga message Imana yawe, ko nkubonye mbaze ko ari message utanze, ariko ndagira ngo tubwire tutinjira mu kiganiro. Ni gute umuntu yasenga akumvirwa n'Imana? Ni gute umuntu asenga akumvirwa n'Imana? Gusenga kugira ngo umvirwe n'Imana biterwa n'ubusabane wagiranye n'Imana. Nta muntu utakumvirwa n'Imana, nta n'umuntu utumvirwa n'Imana, kuko cyagiye umwe umaze gutabukamo kabiri, yego umuntu wese yese yigererayo. Yego. Bivuze ngo rero Yesu nuvuga ngo nta muntu n'umwe wigeze akumira nepo. Iyo yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musanga aho ndigira gutenda baruhura. Nta muntu n'umwe rero utumvirwa n'Imana, ahubwo umuntu niwe gira gute, umuntu niwe utuma Imana itamwumva. Imigenzereze ya muntu kunyuranya n'ubushake bw'Imana
hari no kutagendera mu nzira z'Imana nk'uko ibikwiriye. Nibikubwiye guca iburyo ugaca ibumoso, aho muba muhungishanyije. Ntabwo rero Imana yakumvira mwahungishanyije n'ubushake bwayo. Bisaba kugira ngo Imana ikumvire, babisa kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana, kandi ikindi ukihanganira ibikugerageza, ukihanganira n'ubushake bwayo nepo. Iyo umuntu ari mu bushake bw'Imana neza yabwihanganira, ukihangana ubushake bw'Imana, Imana igendana nawe 5 kuri 5 kandi kumva gusenga kwe. Kuko ubushake bw'Imana iyo umaze kurangiza ibyago ku mwana ku mwene muntu, Imana ihindukira ikagira gute, ikayikora ibyo yamusezeranije. Yego, hari ijambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni gute umuntu yasenganye umwete? Hari umuntu utabyumva wate gusengana umwete nuko nzasenga nkahera ku wa mbere nkageza ku wundi wa mbere nsenga. Gusengana umwete ni gute? Gusengana umwete, okay. Gusengana umwete nta gusengana umwete cyangwa se gusenga ari byo bituma ukiranuka cyangwa se ari cyo Imana ikumva. Oya, gusengana umwete ariko unakiranuka. Yego, harimo abantu bajya basenga amasengesho nk'ay'iminsi 7 cyangwa iminsi 10, barimo basengera nkawe runaka bavuga ngo nepo Imana imwice, nepo ntagere kuri iki nawe se ntaba yasenze uriya muntu, nawe yasenze. Ariko nanone umuntu usenga agasengana umwete ni wa muntu usenga gukiranuka, agasabira abanzi be, agasabira abagenzi be, akagirana ubusabane n'Imana mu rwego rwimbitse, pana kugira gute ngo gusenga amasengesho adafite umumaro, gusenga amasengesho adafite intego, gusenga amasengesho y'amatakirangoyi. Ayo masengesho Imana ntabwo ijya yiyumva. Amasengesho y'amatakirangoyi wavuga ngo se amasengesho y'amatakirangoyi naya ni cyagiye usenga ibibi byakugezaho kandi Imana yaraguhaye imbuzi ntiwumve. Yego, ayo ni amasengesho y'amatakirangoyi. Ayo masengesho rero yasenga umva niyo wazana iki ntushobora kumvirwa. Ayo ni amasengesho y'amatakirangoyi. Hari n'amasengesho y'urwiyerurutso ngo senge kugira ngo abantu bagire gute bandebe yuko ndi umunyamasengesho. Ayo masengesho naho ntacyo aba amaze. Gusenga Imana ivuga ni ugusenga Imana ukiranuka ku gato kandi wirinda. Ikindi wizera Imana, ikindi ugasenga wihangana ubushake bw'Imana. Yego, hari igihe usenga utihangana ubushake bw'Imana ugasanga n'ubundi udevera ryasezerano ugiye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, nabwo no gusenga. Ariko gusenga ni ukwemerera ubushake bw'Imana bukari bwo bukuyobora, kandi muri ubwo bushake bw'Imana ukabukiranukamo kugira ngo Imana igendane nawe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu. Yego, munsanga ahantu hatari abantu. Ndi kwibaza ndakeka munsanga ahantu hatari abantu, umuririmbyi waririmbye ariko abihumekewemo n'umwuka w'Imana. Gusanga Imana ahantu hatari abantu, ndi kugira ikibazo nkumva umuntu avuze ngo njyewe ndi umunyamasengesho, agashaka kutwumvisha ko ari umunyamasengesho, ndabyita kubidukangisha. Yego, ugasanga nimba agiye gusenga atanze itangazo ngiye gusenga, bikazise akamenya ko yasenze, kikazise akamenya ko yagiye ku musozi. Ese uko niko gusengana umwete? No, ntabwo ukora uko gusengana umwete. Yesu aravuga ngo muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu. Ikindi ntuza Daniel Bibiliya yarambwiye ngo yajyaga mu cyumba cyakagira gute akikingirana, agakingura amarembo amadirishya y'ikasikasi kugira ngo avugane n'Imana gusa. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye gusenga ngo nasenza ageza akanyarira ngo bamenye, ari nabyo bintu muri mbisi abantu bari kurisha birwa babongera mu butayu no hirya no hino kugira ngo bagaragaze. Nabonye n'abasigaye bahajyana amakamera kugira ngo bamenye ko bagiyeyo. Uko gusenga kuwa gupfuye nta gusenga kuwa kuri. Ubundi gusenga k'umuntu kugira ngo kumukiranutsi ni uko yakundi kwegerana n'Imana, kandi nepo gusenga ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye mu misozi. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ngo bundi ahantu hose uri kuba ufitanye konegite n'Imana. Yego, wirebo mu byo urimo byose, mu byo urimo ugerageza gukora byose, waba uri muri ofisi uri mu kazi, waba uri muteka, waba uri mu murimo uhinga, waba uri mu kazi kagiye gatandukanye, kuba ufitanye konegite n'Imana, mbese uri konegite n'ijuru. Imitekerereze yawe, imigenzereze yawe yose igaba ibihuje n'iy'Uwiteka. Yego, aho ngaho nicyo gusenga Imana ivuga. Ntabwo gusenga ari kwa kundi ngo nabwirirwa avuga ngo Mana no, ibyo si byo byo gusenga Bibiliya itubwira. Gusenga kujyana ubusabane n'Imana ahantu hose uri, kuba umutima wawe se cyangwa ibitekerezo n'ibyumvira bya biri connected n'ijuru. Yego, haleluya. Uko niko gusenga Imana. Bishatse kuvuga ko ahantu hose umuntu yahasengera Imana kandi akumvirwa n'Imana cyane rwose. Yego, hari ikintu ndi kwibaza muri no Miss Kararese, urampasha. Hakana tugira akavuga ngo kwiyiriza ubusa. Mutiriza ubusa ntabwo azajya mu ijuru. Akenshi ibyo bintu ukunda kubimbaza kandi ndumva banabizi. Kwiriza ubusa ari kwiriza ubusa biratandukanye. Yesu yaranabivuzeho, yavuze ngo kwiriza ubusa ntabwo ari ukwirirwa
wambaye ibigunira ngo wisirabura ivu kugira ngo abantu bamenye ko wasenze, mbese nyine ukishushanya ukweranya ngo wasenze. Kwiriza ubusa Yesu avuga muri Bibiliya muri Matayo, Yesu aravuga kwiriza ubusa, Yesu avuga nyako ni ukufata ibyo wari kurya uwo munsi wigomwe ukabihereza umuturanyi wawe waburaye, ukafata wa mwenda mwiza wari uzi ko wambara ukahereza mugenzi wawe wambaye ubusa. Yego, ukarerebere vokiresityamando niba ucuruza ugafata umufuka w'umuceri cyangwa igice cy'umufuka w'umuceri ukagihereza utagifite. Kuko Yesu yaravuze ngo kuko abo bantu biriza ubusa ngo bagaragaza nk'abiriza ubusa, nukuvuga ngo bafata bya bindi ngo bakabibika kugira ngo nibarangiza amasengesho baje kugira gute baze kubirya. Yesu yavuze ngo uko kwiriza ubusa kubakirize gute kuba gupfuye. Kwiriza ubusa Yesu ashaka ni ugufata kwigomwa bya bindi wari kurya, yego, ukabihereza ugize gute utabufite. Uko niko kwiriza ubusa. Umuntu agafata amasengesho y'iminsi 7 ukabitanga, ugafata amasengesho y'iminsi 7 ukayarangiza wowe, nta muntu wambitse, nta n'umuntu ugaburiye, nta n'umurwayi usuye kwa muganga. Ayo masengesho ndakubwiye ngo abagize gute abapfuye. Hari n'amatorero ngo afata amasengesho ngo y'iminsi 40, ariko ndashima Imana abashumba n'ababishop bajya babikora bakagaburira abakene bakanafasha n'abantu. Abo rwose ari amasengesho haraho yandikwa. Ariko muntu ufata amasengesho ugafata amasengesho y'umunsi umwe iminsi 2-3, ukuri kose ugomba gufata muri niba ntacyo kurya ufite ugomba gufata umwambaro wambaye, ukareba umukobwa mugenzi wambaye ubusuka w'umuha, ukareba umubyeyi wambaye ubusuka mu cyo gitenge, ukareba umwana w'imfubyi wo ku muhanda ukagira ari amasengesho ni vi. Ni ukuri kandi ni ukuri ndagira ngo mbabwire Yesu yavuze ko ari amasengesho ariyo masengesho. Ngo ntabwo gusenga ariko ko kwiriza usanga abantu bane ko wirije ubusango bari ayo masengesho abapfuye abayanditsweho agakuba. Ibyo by'abadayimoni. Ni amasengesho y'abadayimoni. Niyo mpamvu nayo birivuga ngo nimba ugiye gutanga ituro ryawe ngo manze ugenzure urebe ko nta muntu mufite ikibazo ubona ubutanga icyo turo ryawe ngo iryo turo rizemerwa. Yego. Kwiriza ubusa ni uko nguko Yesu yavuze. Nabi batangaze mbabwire ngo umuntu wiriza ubusa ugafata amasengesho y'iminsi 2-3-5 ugafata byandi bari kurya ngo urimo birundanya ngo urimo ngo ku munsi wo gusoza amasengesho 2 biriya byose babyanditswemo 0. Kwiriza ubusa Yesu ashaka no gufata bya bindi wari kurya muri ya masengesho kabihereza ugize gute utabifite. Icyo kintu mucyumve kandi mucyumvirize. Biriya uzagomorerwa yamigesha yose n'Imana izakumvira. Ubwo abantu nibige gusenga, abantu nibige gusenga kandi mwige gusenga cyane, mwige no gukora. Gusenga kutagira umurimo kuba kurangiye, kuba gupfuye nta kuba kuriho. Iryo ni itangazo mbatangarije. Gusenga kutagira imimaro, kutagira umurimo kuba kwize gute kuba gupfuye. Ariko ufasha amasengesho y'iminsi 2-3 ufite ibyo kurya, ufite imyambaro y'abatayifite, geragereza Imana ariko ubundi muri gusengana mwirwanya wambaye ubusa. Mwiriwe musengana, mwiriwe mu rusengero mufite amasengesho y'iminsi 3 kwitorera, harimo abayasenga baburaye babwiriwe. Murasenze murajya ariko utahanye ugiye usanze umufuka mu cyusanze umufuka akawunga, usanze ibyo kurya ufite ibyo kunywa. Urabirangije amasengesho ngo Imana irakumvira, uba wandikiwe 0 kandi uzanabibazwa. Ariko nagira mbabwira gusenga Imana ishaka ni ugufata bya bindi wari uziko nubwo utakuri kugira ikintu uvugaye nepo, ugafata byabo ukagenda ukafata ku mufuka w'umuceri ukadahira mwene so, ugafata ku mufuka akawo ukamudahira, ugafata wa mwambaro ukamuhereza, mbese ukigomwa ukagira ikintu wigomwa muri wo nkuko wawigomwa. Ari amasengesho nepo imva imigisha igomoroka neza nk'imvura y'amahinda. Imana rero ibaha umugisha icyo kintu mukimenye. Karari Imana igumugisha cyane kuko ibintu dusobanuriye ndumva byari bikenewe bino bintu. Byari bikenewe kandi ko abantu hari ibyo bagiye guhindura, kuko hari umuntu uvuga ngo ngiye mfasha amasengesho y'ingahe aho gasanga rwose pe babyumveke kandi mwumvira Imana. Mu bantu basenganye bari gusengana hari uzasoza amasengesho atahaburare kibaza tukugusenga kudafite intego ni bwoko ki. Nanatangariza urubyiruko cyane urubyiruko kenshi abakobwa cyangwa abasore mujya mufata amasengesho mugafata ibyo gusenga mugasenga Imana irabumvira ngo irabumvira. Nibyo koko gusenga nibyo, ariko nagira ngo ubwire ngo utiriwe wikebagura, ufata ikintu wumva nawe wigomwe, ufate mwene suzi, ufate mwene se uzi neza, ugenda ugikuremo kimuhereze, waba ari umwambaro waba ari iki, ariko kimuhereze. Ari amasengesho ya Uwiteka azahita yandika icyo wasengeye uzakibona. Yesu aravuze ngo impamvu mudasuzwa nuko musenga nabi. Ndagira ngo abwira ngo nuko musenga nabi muri isibira. Abantu nibige gusenga neza kandi kurana bige gukorera Imana. Hari umuntu umva ko gukorera Imana no kujya muri korali nkaririmba no kugenda nkabwiriza kumva ko gukorera Imana ngo ndabibabwira buri munsi yuko buri muntu wese ndaje mbibabwiye no mukanya, ndetse umuntu wese yahawe itaranto kandi etarawirebo kandi itaranto wahawe uzaribazwa. Yesu yavuze ngo umuntu wese igerero yagerewemo n'iryazagira cyo nizagererwa. Iryo taranto nta muntu utaba umugozi w'Imana n'umuntu afite icyo gukora.
ahubwo Yesu azakubaza upfa kuba wararemwe gusa kana gucungura yakushyizeho so kugira ngo ubirabo cyangwa ubigiti gerageza nawe wishakamo ibisubizo ariko mbona hari ibyo twita ngo ngiye gukorera Imana ahubwo tusa nk'abari kwikorera ahubwo kugira ngo tuzabone imirimo iduherekeza ntabwo turi twebwe ntabwo dukorera Imana so turikora twayikorera gushaka imirimo izaduherekeza yego twebwe turikorera niyo mpamvu muri kwisibira ngo ngende umukozi w'Imana ngo ngiye kuririmba ngo ngiye gukorera Imana kuri ntabwo ukorera Imana niwe wikorera mama ntabwo ukorera Imana mukobwa wa musore ntabwo uri gukorera Imana nawe wa papa ntabwo uri gukorera Imana ahubwo uri kwikorera n'abazagukomokaho bose ahubwo uri muri abakorera uti ariko buriya Clary bano bantu ngo bagiye gukorera Imana babyita ko ubwo n'abakozi siyo mpamvu bagenda bakabitobanga kuko bazi ko bafite uwo bari guhima batari kwikorera bazi ko bari kwikorera babikora neza Satani yabakizemo akantu gakomeye cyane hariya rero ngiye namaze guhishyurirwa cyane byimbitse ntabwo dukorera Imana ahubwo twe turikorera kubera yuko ibingibi bigenda bigiraho ingaruka bikagenda bidukurikirana n'amazadukomokaho bose ukorera abandi yego niyo mpamvu ubona rero ngende kwicunguriza uburyo umwete kandi ndi gukorera Imana kuko ndi kwikorera kuko namaze kumenya password niyo mpamvu n'abantu babirimo babijabata ndagira ngo ubwire uko bijabata nawe niko bizakujabata uzahemberwa icyo wakoze kuko Imana ambwiye ko umuntu wese cyo kumuhembera yiti aho imusanze Clary Imana iguhe umugisha ndagusabiye mu izina rya Yesu ayiwe Imana ishimwe haleluya uhinga mukwe ntasigana ntanasiba abantu nibige gukorera Imana bamenye ko ibyo gukora bari gushaka umuririmbyi yararemye ngo tugende turira tubibire umwami niba turi kubabazwa n'abari abarimbuka ngamasarura na igihe cy'imirimo kirangiye ngo tuzatunda imiba tunezerewe uko wahinze rero niba warisibiye umva bya bishyimbo ingemero uzasaruramo umva nawe urazizi harimo n'abatazabona no ku mashyi niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo hari imirimo izaka nk'ubushwambagara ubundi nepo ubundi imirimo ukuntu bizagenda iyi mirimo arahandi hantu izacishwa mu rundi ruganda kugira ngo ibanze nanone igeragezwe yego irebe niba koko utarayikoranye iki ubwira burereka mbabwire nepo bureka nkubwire biriya bintu abantu bafata bakashyira kuri social media ngo ibitenge birabyara kuri social media wowe ugiye kwambika abantu wowe wakwambika nde bira ijambo ry'Imana ryambwiye ngo kuboko kw'ibumoso ni gutaka uryo ntikukabimenye buriya buntu mwirirwa mujyana kuri social media ngo mwakoze nukuri biriya mirimo ibipfuye kandi Imana nababare niba mutarimo nabizi kuko iriya mirimo arahandi hantu izagera ikageragereshwa harimo ababikorana ubwibone nepo kugira ngo bagaragare banamenyekane proto nibyo harimo ababikora nibyo ntabwo tubyemeye ibintu byo gufata agatenge kamwe dutabo tubiri ngo nakoza akantu ugasanga uhaye umuntu umufuka kawunga ngo ukoza akantu isabuni y'ingi karito ngo uhaye umuntu iriya mirimo yose arahana izaca kuko wayikoranye ubwibone kugira ngo abantu bakubone kugira ngo wiyamamaze ntabwo wamamaje Kristo wabikoze wariyamamaje wowe ubwawe Yesu yaramwe ngo iriya mirimo arahana izatambutswa ikongera ikagira gute igashyirwa ikageragereshwa kandi zaba ari ibikenyeri Bibiliya yaramwe ngo kuboko kw'iburyo kw'imoso ni gutanga ikuryo si ngombwa ngo kubimenye data wa twese mu ijuru umenye ibigiherereye nepo haleluya heya la wirebo takuwara bikiresi amando rabikiresi haleluya data umenya ibyiherereye mu mutima niwe uzakugororera Imana ishimwe biriya rero barimo bagenda bakora ngo bagize gute base iriya mirimo yose ibipfuye ndajya nkubwira ngo ibyo wakoze nushaka ko wihana ubwira Imana ngo Mana nukuri narakosheje ndajya kandi benshi murabikora ndabizi tabutubiri twa London wowe ngo uratujyana kuri kamera birase nibiki twega dukora ibintu birenze n'ibyo ngibyo ariko data wa twese uri mu ijuru ni wuzi ibyo dukora Imana rero ibatabarira jya mbabwire ngo buri bundi warambwiye ngo hagurutse mu mwuka wo gucyaha se cyangwa guhugura se cyangwa imbuzi uko ari ibyo bintu uko ari bitatu ndakomeza mbivuga kugeza igihe Yesu azazira kugeza azahindurira icyigisho Imana idutabare Imana igushoboze Imana iguha imbaraga Imana iguha amavuta mu rwambariro rw'abera bari kwambara Yesu ushimwe shikarizana kugira ngo baze kwambara ariko kandi umuntu azambara ibyo yiteganyirije yego iyo mirimo niyo turi dushakamo iyo myenda iyo mirimo niyo izakugurira imyenda iriya mirimo niyo izakubakira iriya nzu iwacu nizakwambika amakamba iriya mirimo niyo izagushyira hari amanyenyeri n'amakamba iriya mirimo niyo izakurikirana n'urubyaro rwawe no kubaza gukomokaho hose kugeza kuri ibihe n'ibihe nimara kunyuzwa muri wa ruganda ikabona ikageragezwa igasanga nukuri ndashimira Imana abantu mukora bucece Imana ibahumugisha kandi murakora turabazi Imana ibahumugisha iriya mirimo yanyu haraho yanditswe ariko umuntu utanga akantu ngo social media ngo nibamutere kamera iyo mirimo yawe ntawe yanditswe na gutanga itangazo mbere ngo yose yabaye iki ibikenyeri ntantu yanditsweho towa w'imirimo ukorera mu isi yose
yandikwa mu gitabo. Haleluya. Yaba myiza cyangwa mibi, mwene data niyiza guherekeza. Nukuri. Ukora neza azagororerwa ubugingo buhoraho, ariko nukora nabi afite ingororano zamuteguriwe. Suko nguko Rabine for instance afite ingororano, kandi icyo tuzi cyo ingororano zarateguwe. Ushaka ko tujyana naze ntasigare naze, turagutegereje uyu munsi kandi waza cyangwa ejo waza, nuko turakurindiriye. Amen. Bino winjire mu rugo rw'Imana, nyuma ni habi, bino winjire, nyuma ni habi, nyuma ni habi, nyuma ni habi, yewe bino winjire, bino winjire. Nshuti bavandimwe dukurikiye muri kano kanya mu kwikibigano ku Musaraba TV, dushoje agace kacu ka mbere, twingiye mu gice cyacu cya kabiri, aricyo kirimo ubutumwa Imana yamaye kugira ngo abagezeho. Ibi namwe twaganiraga byari byo kugira abantu inama no kubaganira turi bitewe n'iminsi turimo, bitewe n'ibyo tubona mu minsi, kugira ngo dutangemo n'impuguro, ariko kandi Imana nabyo ishobora kubikoreramo ikabwiriramo umuntu wese, cyane cyane yuko Imana ahantu hose yakubwira kandi ikakugezaho message yayo ishaka kugeza ku bantu. Twinjiye mu gice cyacu cya kabiri rero cyuje ubutumwa Clarisse Imana yamushyize ku mutima kugira ngo abutangarize abantu bose. Reka tumusabe asenga Imana, buri muntu avuga ngo uko umwuka muyobora agenda uko nguko. Ya Imana ibaha umugisha, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana yo yabarinze ikababera amaso, ndashima Imana yarinze abakunzi b'Umusaraba TV, ikabarindisha imbaraga zayo zikomeye, ikabarindira mu butware bwayo no mu buntu bwayo. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Imana ishimwe rero, kandi ngarutse ntyo, hari uko twari dutangiyemo, ubwo nyine ni kumwuka yaratangiye kuyobora. Imana ishimwe. Ntabwo natangira ntabanje kubasuhuza, rero ndabasuhuza aho muherereye hose mu migabane yose igiye itandukanye. Ndasuhuza abakunzi b'Umusaraba TV muri cyo cyacu cy'u Rwanda, Afrika yose muri rusange. Ntabwo twarenze imbone intara ya gatandatu y'abadasipora dukunda cyane, kandi namwe mudukunda. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane, ni ukuri turabakunda. Muca mu gikari mukaduhamagara bucece, Imana ibaha umugisha, kandi turabakunda kudushyigikira. Umuhate wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami, Imana izabagororera. Imana ishimwe rero, ndashima Imana ku bwanyu, ndashima Imana ku bw'umugaragu wayo Nepo ikomeje kubera amaso, ndashima Imana ko ikomeje kubera amaso itorero ryayo n'umurimo wayo. Yego Imana ishimwe. Ndagarutse kandi mbazaniye ubutumwa, mbazaniye ibyo kurya bitunguye ndetse n'ubugingo. Ndababwiye ngo aka kanya buri umwe wese yitegurana isi yete, kandi mubanze murebe ko mwabanze koza neza. Murabizi neza iyo nicaye imbere ya kamera ntabwo mba nazanye n'uwampamagaye kandi akantuma. Nta wundi antumyeho ni mwebwe, kandi niteguye neza, cyangwa se data yiteguye kubahereza ibyo yagambiriye kubaha. Imana ibaha umugisha rero, reka mbasengera Imana hanyuma dutangirane. Ndakubwiye ngo nuba amaso uyu munsi urabona ubwiza bw'Imana, kandi nkwifurije kuba amaso mu izina rya Yesu. Ni ukuri ndabizi neza ko Imana ibakunda kandi bafiteho umugambi. Tugiye gutangira, nawe rero akanya cabo bugufi dusengana Imana kugira ngo wakire ibyo kurya byawe. Imana ishimwe. Mana data wa twese mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera ndetse Imana yo gukiranuka. Umukozi w'umuhanga utagira uri kugenza, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Data tugushimiye umuteguro wawe mwiza muri aka kanya. Tugushimiye mwami Imana uburyo cyubiteye ku bwoko bwawe kandi ukabutekerezaho. Ndagushimye data wa twese ko wavuze kutazabasiga ndetse kutazabahana. Haleluya. Eya la wirebo takuwara bikire sire. Uri data wa twese Imana izikanyuranye ibihe n'imisi. Ndagushimye data kunyurangije ibihe n'imisi nkamboretse imbere y'ubwoko bwawe. Hari benshi mwami Imana bagambire kwagera ariko ntibyemera. Ariko ndagushimye kuko njye uncira inzira ndetse umugaragu wa Nepo umucira inzira, kuba turi kuri kamera, kuba turerebere mu Kristiya Mando. Eta kuwara bikire sire. Tala wirebo kireskia mando rabi kire tutererevome. Haleluya. Kuba tubonetse imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe Uwiteka, ntacyo twarushaga abandi, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe kubera ko watugiriye icyo cyizere. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Data twa twese Imana rero nyemerera Kristo, mwami nyagora ko Imana usanga imitima y'ubwoko bwawe. Mana uye guhindura umushyitsi imbere no guca bugufi munsi y'ibirenge byawe, kugira ngo babashe data wa twese guhabwa umugisha nawe muri aka kanya. Ndasenze kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro aha hantu. Eya la wirebo takuwara bikire sire. Duhagaritse imbaraga z'ibitavuga Imana aha hantu. Iki kirere turakibohoje mu izina rya Yesu. Tukirukanye mu bwami bwose bw'umwijima n'imbaraga z'ibitavuga Imana. Duha mu bwami bw'Imana kugira ngo bubane natwe. Ela wirebo takuwara bikire sire. Duhamage connection y'Imana kugira connectane natwe. Bwami bw'Imana reka buza hagati muri twe. Neza y'Imana niganze itegeka aha hantu.
elawi erebo takuwa erabikire sire data wa twese Imana inyuranye ibihe n'imisi turayitse mwuka wera muziranenge kugira ngo atuyobore bwami bw'Imana buze hagati muri twebwe tuberwe na mwuka wera dukoreshwe nawe muri byose mu izina rya Yesu. Data nakubwiraga ko mpageze nepo nawe ahari unyemere yoborane na nepo kandi nanjye uvugane nanjye ndagushimye data uvuga ubwira ubwoko bwawe tugoye karibu nikaze kugira ngo bane natwe ni mu izina rya data twese musomye byorokoze Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Iracyari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kuko ari nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Haleluya. Tangazo ngutangaje nkubwiye yuko Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa. Ndaje mbabwire ibyururutse imitima yanyu ndetse nibakomereza mu rugendo ndetse nagira gute no kubaka kugira ngo ugira gute mube maso kugira ngo dukomeze uru rugendo. Imana ishimwe. Rero hari muririmbye Imana yampaye ngewe cyane ndakomeza ngiye kubabwira ibintu bitangaje cyane Imana nyiratsira ijoro kandi nabahereze ndabya ko Imana yabimpaye ntabwo ndi bugabanye cyangwa nongere ngiye ntabwo naje hanga gushakisha indamu n'indonki uri muri jewe arihagije kandi azangororera ibikwiranye n'ibyo nakoze. Imana yacu dutabare. Tugiye kurimbana umuririmbyi wa 272 turimbana umuririmbyi mu izina rya Yesu umuririmbe witekerezaho nanjye nimuririmbe nitekerezaho. Imana ishimwe. Mageze kwirembo yabambwe ku musaraba yaje kudukoranya be tubane mu ijuru kwirembo bari kwirembo yesaraje kandi ageze kwirembo Kristari kwirembo nuko araje yesaraje kandi ageze kwirembo ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka yagiye kutugabira twebwe abe kubaho kwite yo kwirembo yala wirebo takuwara bikire siya mambo babara bikire sire oh haleluya yesaraje kandaje yala la wirebo yazabura intambara oh bene data nabwa mahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago kwirembo eyalala wirembo takuwara bikire siyamando jesi babara bikire sire haleluya yesaraje kandageze kwire maze mwisiwe mwisi yagizwe nshya tuzabe dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara kwirembo bari kwirembo uko araje yesaraje kandi ageze kwirembo bari kwirembo yesaraje kandi ageze kwirembo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. La wi ebota kuwala bikire siri tutererezo detayi babara bikire siri tuteremambo otekere bere fokire sire. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
Mana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Eyala wirebo takuwara bikire sire tuterere vumi. Mana ishimwe. Yesaraje kandageze kwirembo. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Muririmbyi aratubwiye ngo umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba yaje dutegereza abana be tubane mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu yambwiye ngo mbabase. Haleluya, haleluya. Nepo Imana yambwiye ngo umunyabwenge witwa umunyabwenge niyite kwiki kwiherezo rye. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiye kubanza dusoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana, hanyuma tubone gusanisha iby'ibi bintu. Imana ishimwe. Tubone gusanisha ibyo bintu Imana yampaye kubagaburira. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana yo mu ijuru nta kintu umuntu numwe azireguza imbere y'uyu mugabo witwa Kristo. Nta kintu uziraguza imbere y'Imana. Ntacyo tutumvise, nta nicyo tutabwiwe. Ndagira nkubwire ngo ahari hawe haba uyu munsi, ahari hawe hari uyu munsi wumvise impamba, nta wubizi. Njya mbabwira buri munsi ngo Yesu atinze urupfu ntabwo rutinze, ariko Yesu yambwiye ngo umunyabwenge. Tujye gusoma ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana. Ibice bitatu umurongo waho wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Ibyahishuwe na Yohana. Ibyahishuwe na Yohana ibice byaho bitatu umurongo wa 11. Umurongo wa 11 kugeza 12. Ndaza vakomeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Yego. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Haleluya. Kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya. Haleluya. Izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye. Yego. Kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. 13. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Yesu aravugana n'itorero ryitwa Philadelphia. Haleluya. Nepo ndajya nkubwire ngo ibi byo kubisanisha n'ibintu Imana yamweretse nijoro. Imana ishimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, bavandimwe b'Uwiteka, bakobwa, basore, bagabo, babyeyi, ndagira ngo mbabwire ngo muri Yesu mukabane isigiye itandukanye. Ibintu birakureba nanjye birandeba. Kandi uvugana nawe ni Kristo Yesu, kandi uje ntabwo ari buceceke nta nubwo atinze. Ibyo waba urimo byose era wirebo takuwara bikire sire, ibyo waba unegeza gukora byose Yesu agize gute, arakubwiye ngo ndaza vuba. Wamenya muri buhurire hehe? Imana yacu ni dutabara. Wamenya Kristo muri buhurire hehe? Yesu aravugana nawe uneze amatwi. Yesu aravugana nawe uri kundeba kuri kamera. Yesu aravugana nawe mukobwa nawe wa musore we. Yesu aravugana nawe mu papa wa bishop wa mushumba we. Kristo avuze ngo araje vuba. Akubwiye isaha cyangwa umunota, akubwiye umunsi, aguye ko aje vuba kandi azanye ingororano kugira ngo agororane umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Yakubwiye ngo komeza icyo ufite. Icyo ufite ni igiki mukobwa? Wa musore icyo ufite ni igiki? Mubyeyi icyo ufite ni cyo, mugabo icyo ufite ni igiki? Watagira ukunyaga ikamba ryawe. Imana mwenga abantu benshi bamaze kugurisha gakondo zabo. Haleluya. Imana ishimwe. Biragatsindwa n'Imana ishobora ibintu byose ko wagurisha gakondo yawe. Ariko Imana irambwira ngo umuntu uri maso wabaye maso aje kugirirwa neza n'Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Nepo nakubyokeye naguhamagaye hano nakwandikiye mu saa 11 n'igice, ubwo nabyutse mu saa 8 mfite urupapuro ndi kwandika iby'Imana iri kuvugana nanjye. Nabyutse ndabona ne patagira izindi gahunda kuko nari mfite gahunda ko ndi bugusange no mu buriri nkakubwira ngo byuka. Kuko numvaga ibintu agomba kubiceceka nagomba kubwira ubwoko bw'Imana. Yego. Nagiye kubona mbona ngo turi muri sale nini cyane, ariko iyo sale nabonaga ari sale y'abavuga butumwa n'abahanuzi mbese ikitwa umuntu wahamagawe agatoranywa n'Imana kugira ngo Imana imugabire umurimo wayo. Abaririmbyi twari kumwe turi benshi, twari mbese abagabo n'abagore n'abakobwa, mbese ari igitsina gabo n'igitsina gore niko nabivuga. Nagiye kubona mbona turi benshi, turi amatsinda menshi. Ndashima Imana ko nabonyemo ababyeyi tuziranye n'abashyitsi bacu, ababyeyi dukorana kuri iyi ntuza, yagiye mbabonamo. Ndaza kubahamagara mu gikari mbabwira ibyanyu, si ngombwa kubavugira kuri izi kamera dore ko byateye, ariko ngiye nzajya mbabwirira mu gikari. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nagiye kubona mbona ngo tuririyo muri amateraniro, tugeze muri amateraniro ngiye kubona ngo mbona nabonaga abantu bose baryamye, ariko ngo mbona ntabwo dukomeza kuryama. Ndavuga ariko turakomeza turyame bizageze ryari? Ngo mpita mpaguruka, maze guhaguruka ngo mpita ntera haleluya 3, maze gutera haleluya 3 ngo mpita numva imbaraga z'Imana zirurutse, babyeyi bose bahitahaguruka. Nepo ndagira ngo mbabwire ngo yemwe bavuga butumwa b'abagabo n'abasore, yemwe bahanuzi b'abagabo n'abasore, yemwe aho muherereye hose, ndagira Imana yo mwijurira irimo irabagaya. Imana yo mwijurira irimo irabagaya. Imana yambwiye ngo abantu barimo bagerageza muri iyi minsi n'igitsina gore. Ntabwo uyu munsi ni bwa mbere mbivuze, ariko Imana yambwiye ngo irimo irabagaya. Ntabwo muri mwese, ariko banza wisuzume aho uri hose. Imana yambwiye ngo irimo irabagaya. Aho twari muri ayo materaniro nta mugabo n'umwe wigeze weguka,
bose bari babaye nk'imirambo, bari bameze nk'imirambo. Imana irambwira ngo bavuga ubutumwa ari imirambo, barahanura ari imirambo, mbese ni ukuri ntabwo ntukanye ku iki kintu ndagikoresha kuko niko Bibiliya yambwiye. Ntabwo ari imirambo isanzwe, ni imirambo mu buryo bw'umwuka wera. Imana irambwira ngo babaye abapfu bararangiye, bari kurebera evokiresi ya mambo, bari kubwirizanya ubupfu, bari guhanurana ubupfu, bari gushumbana ubupfu, bari kurebera evokiresi ya mambo. Imana irambwira ngo bari kuririmbana ubupfu. Icyakoze nabonye umugabo umwe, nzagusanga mu gikari nkuvugisha, Imana iguha umugisha kuko wararwanye. Imana yacu ni dutabara. Heyara wirebo takuwara bikiresire. Imana irambwira ngo dore babaye abapfu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo sohoka, ndasohoka. Nasohotse ngenda mpanurira ibiti, mbwira wagituye ntiwagitiwe. Iyaba wari umenye igihe wagenderewemo, ndagenda ngera kubikuta, mbwira igikuta ngo wagikuta we. Iyo wamenyaga igihe wagenderewemo, mbwira mbese ahantu hose ndazenguruka, mbwira urusengero nabonaga, ndarubwira ngo iyo wamenye igihe wagize gute wagenderewemo. Imana irambwira ngo abantu bararangaye, abantu bamaze kugira gute kuzinikwa Imana. Abantu bitwa abakozi Imana aho bamaze kudeviya, bamaze guciza ubusamo, mwamaze kugira gute gutandukana n'Imana. Imana irambwira ngo abantu barimo bishushanyo ngo barakorana n'Imana yabaciye ku ngoma tsera. Wambwira ngo guciye imanza, ntabwo nciye imanza. Hari abantu barimo gukorera inyuma ya zero. Ubanza wisuzume wa mukobwa we, wa musore ubanza wisuzume, wa mubyeyi we wisuzume, wa mushumba we wisuzume, pastor wisuzume, bishop nawe wisuzume. Ubanza ureko utarimo gukorera inyuma ya zero. Kandi abantu benshi bari gukorera inyuma ya zero. Imana muri iyi minsi hari abahanuzi babayari boherejwe mu isi, barimo bagenda bashyeshyenga abantu, ariko baragushyeshyenga nawe, baragushyeshyenga. Urabizi neza kuri umubeshyi, urabizi neza kuri umusambanyi, urabizi neza kuri umwesikoro, urabizi neza kuri ugisambo, ariko barakubwira ngo Imana ngo ikugiriye neza. Gute wowe wakwemera? Imana irambwira ngo abantu benshi Imana iri kubashyeshyenga kuko yohereje abahanuzi bashyeshyenga. Yohereje abahanuzi babayari barimo bashyeshyenga abantu, barakubwira nta mahoro umunyabyaha ni kuwiteka yambwiye. Imana yarambwiye ngo nimbwira umunyabyaha ko azapfa, ariko nihana ibyaha byakava mu byangwa n'amaso y'Imana. Heyara wirebo uwo nguwo azabona ubugingo buhoraho. Imana yacu ni dutaba. Narababwiye ngo icyanzanye hangana ukuvuga nkigendera. Imana yarambwiye ngo icyanzanye kuri iyi kamera ni ukugira ngo ubugingo bwawe wa musore we, ni ukugira ngo ubugingo bwawe wa mukobwa we, ni ukugira ngo ubugingo bwawe wa mubyeyi we. Haleluya burokoke. Nta kindi cyanzanye kuri iyi kamera mama. Ntabwo nazanywe n'indamu n'indonyi, uri muri je wampamagaye yarihagije kandi ndanyuzwe kuko Yesu ankunda. Haleluya. Ubwo Yesu ankunda mbona ndamahoro, kandi kubw'imbaraga Yesu nyinshi ndamahoro. Haleluya. Imana yacu ni dutabare. Imana irambwira ngo abantu benshi babaye imirambo we. Imana irambwira ngo abantu benshi babaye imirambo, abavuga butumwa babaye imirambo, abahanuzi babaye imirambo, ababishop babaye. Imana irambwira ngo babaye imirambo, ariko Imana irambwira ngo mwana wanjye haratsari ibyiringiro yuko iriya mirambo yakongera gusubizwamo imbaraga, ikongera ikabyuka, ikongera ikaba mizima. Ariko Imana irambwira ngo bifata igihe. Imana yacu ni dutabare kandi Imana yacu ni duhana umugisha. Yesu nashimwe bene data barokore. Imana nisanga ubwoko bwayo. Ubanza ureba nawe uhagaze aka kanya, ese umurimo Imana yaguhamagariyemo urimo urawukora ute? Ese uko uhamagawe ni kukiri? Wa mukobwa ko uhamagawe ni kukiri? Wa musore, wa mugabo, wa mupapa we, aho Imana yaguhamagariye, uko yaguhamagaye. Mujya mwibwira rero ngo abantu bose ngo ari ngo abakozi mwihaye abantu ngo nta kazi ufite, ngo ngiye nta murimo ufite. Imana ikimara kukuremeka gushyira mu isi, Yesu iguha misiyo. Umuntu wese yagize Yesu wabwitara iryo taranto uko warigenje, uko warikoreye n'ubwo utegereje. Nabonye hari abantu benshi ngo mutegereje ngo kuvuga ubutumwa ngo icyama ngo Imana y'ubuhanuzi ngo icyama y'uburimyi. Imana irambwira ngo byose bishobokera umuntu wizera. Ntabwo Imana ari kubigwiza kuzajya kubikoresha bidafite umumaro. Ubanza ugwiza imbaraga mama, banza ugwiza imbaraga wa mukobwa we, wa musore, ubanza ugwiza imbaraga z'umutima. Yaguhereza sibiguhereza uzi kuzabikoresha gute? Imana yakubwiye ngo ubanza ugwiza imbaraga z'umutima, kandi umara kugwiza imbaraga z'umutima utegereza ubushake bw'Imana. Uyu murimo udatatugabiye ntabwo ari umurimo worose, kandi byorohera umuntu wese ubihagazemo neza wihanganye. Ariko nagira nkubwire ngo aho wabereye umurambo urahazi. Bega abagabo bavuga butumwa, Imana ibatabare kandi basanga, Imana ibagirire neza. Ababyeyi mwihanganye mukomere. Yewe mubyeyi uvuga uko Imana yagutumye, yewe mubyeyi utaragiye mu ndamu, yewe mubyeyi utaragiye mu ndonki, itangaza ngo utangaje nakubwiye ngo Imana iri kumwe namwe. Haleluya. Ndibushakishe nimero zanyu ndaza kuvugana namwe. Imana igufiteho umugambi mama. Wa mupapa we warambaraye ugenda uri intumbi mu nzira, wakajya kuvuga ubutumwa uri intumbi, mwirirwa muzenguruka mu butayu muri abaye intumbi, mwirirwa muteranya bene so, mwirirwa mushakisha indamu, mwirirwa mushakisha indonke. Ariko Imana ivuganye namwe kwije. Era wirebota kuwara bikiresire. Imana iravuze ngo nukuri. Yewe muntu uri maso, Yesu arakubwiye ngo umwami ageze ku irembo, ngo uwo mwami wabambwe ku musaraba. Ese ninde yabambiwe? Njya mbwira abantu abwiye ngo Mana, shingiye umubabaro Yesu Kristo yababaye, shingiye agahinda yahuye nako, shingiye uburyo ki yababaye ubwo yazamukaga umusozi.
ajya gusaba se ngo data ahari iki gikombe cyandenga era wirebo yari afite agahinda byari bikomeye cyane wibwira ko uriya mubabaro uzawurenga wibwira ko biriya bintu uzabirenga Imana yamuteye umugongo ku bwawe mama Imana imutera umugongo ku bwawe wa mukobwa we yamuteye umugongo ku bwanje imutera umugongo ku bwacu iremera byose kiriya gikombe kinyweraho yemera kumutangaho igitambo cyanjye nawe Yesu Kristo yigerekaho ibyaha byanjye n'ibyawe kugira ngo ubone ubugingo buhoraho ucungurwe ari kuranga wongera usubira inyuma wongera ujya mu byangwa n'amaso y'Imana wongera ujya kudeviseza amasezeranye nawe ariko Yesu arakubwiye ngo araza vuba arakubwiye ngo uri maso kandi wowe wasenze arakubwiye ngo dore haleluya dore ndaza vuba arakubwiye ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe wa mukobwa wakwihanganye ugakomeza isezerano Imana gusezeranije wa musore wakwihanganye ugakomeza rira sezerano haleluya ndagira ngo mbambwira hanze hanga Imana yambwiye ngo igiye kugihemba abantu nk'ukihemba umuyede kuko Imana yabonye abantu yarabahaye imaze kuba abantu bagira gute bigezeho abantu neza bagomera Imana yabaha ubwo bakarushaho kwinanira bakarushaho gukora ibyangwa n'amaso yayo Imana irambwira ngo uko umuyede akora nuko umufundo akora niko Imana igiye kugihemba nyakabyiza uhemberwe icyo wakoze ntabwo uzongera kubona ikintu cy'Imana cy'ubusa wa mukobwa wakomeje icyo ufite wa mupapa wakomeje icyo ufite wa musore wakomeje icyo wahawe era wirebo takuwara bikiresire ko nujya hanze kwishakira ibindi ko bikugoye ugakomeza isezerano nasezeranye n'Imana ugakomerera mu kw'Imana wakomeza icyo ufite adagira umuntu ukanyaga iki ikamba ryawe kuko ibikunyaga ikamba birahari hanze ahangaha birahari umugore washaciye kunyaga ikamba umugabo washaciye kunyaga ikamba ubukene bwari kunyaga ubushomeri bwari kunyaga yego warubyiruko wa mukobwa we Fiancé yawe yakunyaga ikamba ryawe bikarangira rwose ugasaba ugakorwa n'isoni wa musore mukobwa w'umusheri w'umushuti wawe yakunyaga ikamba Imana yaravuganye nawe ikagusezeranya ubukwe ugasaba ugakorwa n'isoni komeza icyo ufite nagira ibyo akubwira umubwire ngo nukuri ntabwo byakunda hoya ntabwo byakoroha mukomeze icyo mufite mukazi ukora ukomeze icyo ufite wikwemera kuryamana n'umukoresha wawe kugira ngo akongeze umushahara wikwemera kwigirira nabi wikwemera kujyana mwene se kumugambanishiriza mu kazi wikwemera kugira gute komeza icyo ufite ihanganira ibikugerageza kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo igihe uzemererwa amaso urakiza haleluya ndaza vuga komeza icyo ufite atagira ukunyaga ikamba ryawe unesha 12 unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka mukundi unesha ninde unesha ni wa wundi wihangana ibimugerageza unesha ni wa wundi wihanganya ubushake bw'Imana unesha ni wa wundi warenze ibyasezeranywe by'Imana haleluya muvuga butumwa wanesheje era wirebo unesha ntabwo ari utsindwa azahabwa zangorano ariko unesha ese umuntu anesha mu gihe kihe ese umuntu anesha mu gihe ki umuntu anesha hahandi byanze umuntu anesha cyagihe byakomeye umuntu anesha hahandi bese byakomeye mu ishuri ry'ibigeragezo unesha ngo niwe uzambikwa irikamba unesha niwe uzagororerwa cyagira nkubwire ngo aho wari ugeze ukomere numara gukomera ushikame Uwiteka Imana ya Isiraheli niza ntabwo iri buceceke ndagira nkubwire ngo ereberevo kireske uve mu bidatunganye uve mu bidafite umumaro utandukane n'ibidafite umumaro imbere y'amaso y'Imana kuko Uwiteka avuganye nawe ngo unesha haleluya unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazosohokamo ukundi nanjye nzamwandika izina ry'Imana yanjye n'igira urembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu ikizamuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye kandi nzamwandika izina ryanjye rishya umuntu anesha gihe ki umuntu anesha cyagihe ariko bene data nshuti z'umusaraba unesha ugira gute unesha nindese gahunda no kunesha haleluya ndagira ngo mbabwire ngo aho watsindiwe urahazi wa mukobwa watsindiwe urahazi wa musore watsindiwe urahazi aho watsindiwe urahazi ariko era wirebo uyu muntu ugiranye isezerano n'Imana uyu muntu ugiranye isezerano n'Uwiteka kakanya nunesha ntabwo ari umuntu utanesha kandi abantu benshi muguye mu nzira abantu benshi mwanyuragije n'ubushake bw'Imana abantu benshi mwaratandukiriye abantu benshi mwadiviye amasezerano ariko mvuga Uwiteka Imana avuganye nawe nagiye kubona mbona inzu z'abantu benshi ariko Mana ishobora ibintu byose suko abantu Imana itabatabaye nepo abantu bagiriwe neza n'Imana harimo abantu batabawe harimo abantu babonye rwose Imana yarabagiriye neza ariko nagira ngo mbabwire nagiye kubona mbona abantu baguwe neza mbona abantu bafite amazu meza mu mazu bitabashwa mu mazu ageretse ariko ngo ngiye kubona mbona mu mazu yabo
munsi y'amazu yabo bubatse hejuru y'ibyobo. Ndababwira ntese ko mbona muguwe neza, nkabona murarya mumeze neza, nkabona mufite abagore beza, mufite abana beza, mufite amazu meza ndetse n'ubutunzi. Ariko ndavuga ngo mbese muzi ko muri hejuru y'ibyobo, ese izi nzu zanyu munsi imvura yaguye ntabwo muzahirima ngo mugire gute mwongere mugwemo? Nkabona nta kintu bibabwiye, barambwira ngo nta kibazo gihari. Ariko ndagira ngo nkubwire mama, ubanze ureba ahantu wubatse, ubanze ureba ahantu wubatse, ubanze ureba akanya ureba inzu yawe ahantu iri. Yego warashubijwe, yego Imana yakugiriye neza, yego warashubijwe, wasengeraga akazi Imana irakaguha, ugusengera umugabo Imana iramuguha, usengera urubyaro Imana iraruguha, usengera kujya muri Amerika Imana irabiguha, usengera kujya Canada Imana iraguha, mu Bwongereza Imana irabiguha, usengera bira byose Imana irabikora. Ariko uranze ureba ahantu Imana, ureba ahantu inzu yawe akanya yubatse, aho ntabwo wagezeyo ukarebera vokireskiyamando, aho ntabwo wagezeyo ukanyuranya n'ubushake bw'Imana, aho ntabwo wagezeyo ukadeva isezerano, aho ntabwo wagezeyo ugacogora, aho ntabwo wagezeyo ukatandukira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubanze ureba mukobwa ahantu inzu yawe yubatse, buriya nzu yawe yubatse muko, wa musore buri yanzu yawe yubatse he, wa mubyeyi wiri yanzu yawe yubatse he, ubanze ureka kanya inzu yawe ahantu yubatse. Imana iravuze ngo unesha we ntabwo ari umuntu utanesha, ubanze ureba aho uri muneshereza ni hehe. Era wirebota kuwara bikireskiyamando, ubanze ureba ahantu wubatse inzu, ubanze ureba ahantu uhagaze aka kanya. Uwo muntu Imana izatsindishiriza, uwo muntu Imana izatabara, uwo muntu Imana izagirira neza. Nunesha yewe, nugire nunesha. Muvuga butumwa wanesheje abona Imana, muvuga butumwa wanesheje abona ineza y'Imana. Umugabo wanesheje Imana iramutsindishiriza, umukobwa wanesheje Imana imukorera ubukwe, ikamutamagiza umurwi, ikamukorera ubukwe, mbese aho yaseba akabiri hatabarirwa. Umubyeyi wanesheje, haleluya, Imana imwubatsira urugo. Abantu benshi bakajya bavuga ngo yarose umugabo. Umusore wanesheje wahagaze mu byizerwa, haleluya, warinze ibyasezeranwe muri bunesha, Imana imukorera ubukwe, ikamukura igisuzuguriro, ikamuhindura umugabo muri famiye, ikamuhindura umugabo mu bamunaga ko ntacyo azimarira. Unesha, haleluya, uwo niwe Imana igiriye isezerane nawe. Ubanze uri ahantu inzu yawe yubatse, aka kanya inzu yawe yubatse wa mukobwa we, aka kanya inzu yawe yubatse wa musore we, aka kanya inzu zanyu zubatse hehe? Aka kanya ubanze urebe inzu yawe, Imana yanyeretse inzu zanyu ziri hejuru y'ibyobo. Ndavuga ngo umunsi imvura yaguye aha hantu hazareduka mwamara muhite mujya mu byobo. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo wageze i Kanani, nubwo wabonye akazi, nubwo usigaye ukora ku mafaranga, nubwo usigaye warabonye fiance, nubwo usigaye ubona bimeze neza, ubanze urebe ahantu inzu yawe iri. Unesha. Rere tala wirebo kireskiyamando jezira birevo kireskiyamando babara bikiresiri tuteremando ala wirebo kiresiri tutererevome. Haleluya! Imana ishimwe. Ubanze urebe ahantu inzu yawe yubatse, hanyuma numara kubona ahantu inzu yawe yubatse, ubanze urebe imvura y'amahindu. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo uzi ko wageze i Kanani, itonde we, i Kanani nubwo wahageze ntabwo imvura yabura kuhagera. Nyagiye kubona mbona kandi nepo, mbona abantu benshi imvura iri kubanyagira, abantu benshi nta mitaka. Imana irambwira ngo ubwire abantu ngo mbese mufite imitaka. Abantu benshi yagiye kugwa imvura, nabonaga hari kugwa imvura idakama, imvura inyagira abantu benshi we, abantu babuze inzira zo gutambukamo. Imana irambwira ngo abantu nibashaka imitaka, ariko abantu bararangaye. Wa mukobwa ko imvura igiye kukunyagira, wa musore ko imvura igiye kukunyagira, wasabye Imana umutaka hakiri kare. Ela wirebota kuwara bikireskiyamando, maze burya n'umunsi w'urukiko ubukwe burapfa. Ndagira ngo ubwira ngo witonde, ntaho urageza muko, ntaho urageza wa musore we, wa mubyeyi we, mu rugo rwawe ntaho urageza, muri ako kazi uhawe ejo ntaho urageza. Uburayi wambutsemo harimo n'abariyo bifuza kugaruka muri iki gihugu cy'u Rwanda, byarabanani babuze n'amatike. Ubanza witonde urebe, hari imvura igiye kugwa nyinshi cyane, imvura y'ibigeragezo, imvura y'amakuru, imvura y'uburu. Iyo mvura izagwa byanga byakunda, kandi nabonye irimbanije. Hari kuwiteka arambwira ngo abantu ntibari maso, abantu nibasaba Imana imitaka, basaba Imana imitaka, kuko byanga byakunda nta kizayibuza kugwa. Wakwibwira ngo i Kanani ntizahagera, izahagera we. Imvura igenda ikagera no mu makuvurero, imvura iragenda igasasira mu ikuvurero, ukararurira we, ukararurira. Imvura iragenda igasasira muri biro, umukoresha wawe akakurwanya. Imvura iragenda ikagera muri botike, mu bucuruzi bwawe ugahomba, abandi bagacuruza ureba. Iyo ni imvura. Wakwisabiye umutaka hakiri kare. Imvura iragenda mukurira n'indege, imvura ntitinya Uburayi na Amerika, imvura iragenda kugendana nayo. Imvura mbese imvura ikaza igaca muri kanseri, imvura igaca muri diabete, imvura igaca mu rubyaro, imvura ishobora guca mu mugabo, ishobora guca mu mugore. Imvura. Ndagira nkubwire ngo usaba ubwihisho, usaba umutaka, usaba Imana iguha umutaka, kuko iyi mvura ntabwo uri buyikire.
ntiwibwire ngo wagezeyo ntawe urageza. Iyo ni impamba maranyibabwira, impamba y'urugendo ntikayibagize intego y'urugendo, kubera yuko urugendo rukiri rurerure. Nakubwiye ngo unesha, ubanza ureba ahagaze aka kanya, ese uhagaze hehe? Unesha niwe uzahabwa biriya bintu, unesha niwe Imana izubakira urugo, unesha niwe uzabona amahoro, unesha niwe uzahabwa akazi, unesha niwe uzagirirwa neza n'Imana. Umukobwa uzanesha niwe Imana izakorera ubukwe, umusore uzanesha niwe Imana izaha ijambo, umubyeyi uzanesha niwe Imana izagirira neza. Unesha niki kibura kugira ngo uneshe? Ndabizi neza ko muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, ariko wacogorera hazi, aho inzu yawe yubakura hazi. Urabizi neza muko, urabizi neza wa musore we, izubusa mujya wiciramo zirahari, kandi tuba tubazi neza kubera yuko Imana igikunda kuduhishurira byinshi. Ariko ndagira nkubwire ngo aka kanya haracyari ibyiringiro yuko Imana yakugirira neza. Aka kanya haracyari ibyiringiro yuko imbabazi z'Imana zikiriho. Aka kanya niba ubona biri gukunda rwose, ukabona urahiriwe, ukabona urakora biremera, ukabona biri kugenda neza, wakwesikora, wabeshya, wasambanuka, yabona ibyo wakora byose ukabona biri guguhira. Ariko inzu yawe yubatse hehe? Yubatse hejuru y'urwobo. Isaha n'isaha uzaridukiramo. Ikiza nuko reberevo Christiamando wakwihanganira ubushatse bw'Imana, ugategereza isaha y'Imana. Wamuvuga buti mwiyonda yawe yakunaniye, wamuhanuze wananiwe n'iyonda yawe, kwirirwa mugenda mwirirwa mubeshya, mwirirwa mugenda mubesera Imana ngo yavuze itavuze, mwirirwa mugenda mutekinika, mwirirwa mugenda mwese ukora. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yo mwijuru iraje, kandi Imana ntiza ntabwo izaceceka. Nagira ngo mbabwire ngo nagiye kubona mbona mwese mwabaye imirambo. Yemwe bagabo bavuga butumwa bahanuzi, mwakwisubiyemo mukareba, ukabanza ukareba aho inzu yawe yubatse. Ariko nagira nkubwire ngo nutusubiraho ngugaruke, ye watorero ryananiye Uwiteka, ndagira nkubwire ngo warugeze ugarukira aho ngaho, kuko uje we ntabwo atinze, kandi Imana nayo ntabwo izaceceka. Ndagira nkubwire ngo urahagaze ugarukira aho ngaho, kuko Imana ifite umubabaro, Imana irarakaye. Ariko Yesu arabwiye ngo uje we ntabwo atinze, kandi ngo ageze ku irembo. Irembo, iyo umuntu ageze ku irembo abashigaje iki? Kandi Yesu we nta nubwo azakomanga, azinjira, ntabwo azigera gusaba woda. Aka kanya yaza, n'uyu munsi yaza. Ariko ndagira nkubwire ngo niba Imana irakubwiye ngo dore ndaza vuba, ntabwo akubwiye igihe azazira cyangwa isaha, aho uhagaze ugarukira aho ngaho, kuko uje we ntabwo atinze. Iri jambo Imana yarimpaye saa 8 z'ijoro, ndabyuka njya muri Bibiliya. Imana irambwira ngo mwana wanjye urangurure umbwire aba bantu batazagira icyo biraguza imbere yanjye. Imana irababwira ngo komeza icyo ufite wa mukobwa. Ese ubundi wagikomeje ni igiki kituma udakomeza icyo ufite? Wa musore yituma udakomeza icyo ufite? Niki kibura kugira ngo ukomeze icyo ufite? Wasabye Imana imbaraga muri uru rugendo, wasabye Imana imbaraga, wasabye Imana imbaraga z'umutima kugira ngo Imana ikubashishe, ukava mu bidatunganye, ukava mu byangwa n'amaso y'Imana, ukirinda cyane igisa nacyo, ugakora ibyo gukiranuka, ukareba ko Imana itakugirira neza. Imana irakubwiye ngo komeza icyo wafite. Icyo ufite ni isezerano Imana asezeranye nawe, kandi iryo sezeranije ibindi byose gukomera. Ariko Yesu yambwiye ngo umuntu wese agiye kumuhembera hamusanze, kandi Yesu naza ntabwo ari buceceke. Era wirebota kuwara bikiresire. Imana yacu nidutabare, uje we ntabwo ari buceceke. Kwiga byo mwarabyanze, ariko wabikwepa utabikwepa uziga. Ndagira nkubwire ngo icyo nagusabiraga, wisabire umutaka, kuko iyo imvura igiye kugwa ntahitinya. Imvura isasira no muri kuvura, ariko imvura urayitiranya. Wibaza wiyoshije kuvura ariko ukanyagirwa we, ukararurira muri kuvurero. Ese muri iriya mvura ubona yoroshye? Imvura yinjira muri biro ikaguteranya n'umukoresha, ukabona kwandikira urupapuro rugusezera ku kazi. Iyo si imvura, kuko ntago wabaye maso ngusaba umutaka. Era wirebota kuwara bikiresire, ukajya kubona uko imvura yinjiye mu rugo rwawe, umugabo atajyaga yaza kubwira serivisi byawe ukamera neza, ariko akaza gukubita isi. Iyo ni imvura yarugezemo, kuko ntiwabaye maso mama. Ntabwo wabaye maso ukabona mureberevo Christiamando muri korari inama zateranye ku bwawe, kubera yuko utaba. Iyo ni imvura. Ukabona Jezireberevo Christ mu murimo w'Imana, ukabona neza byagucanze. Ntabwo wabaye maso ngo usenge, ariko nusenga ugasaba Imana imbaraga, ugasaba Imana umutaka, ntaho uzahurira n'iriya mvura. Niyo yagwa nta kizagutwara. Ndagira nkubwire ngo ube maso nanjye mbe maso, kugira ngo Imana ibashe kuza kukugirira neza. Imana yacu nidutabare. Haleluya. Ngo ibyerekanwa kuza kwe bire hafi gusohora. Haleluya. Imana ishimwe cyane ngo Yesu aje kutugabira kugira gute nipo kubaho iteka. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu ni ishimwe cyane. Yesu aratubwiye ngo dore ndaza vuba. Dore
ndaza vuba vuba bidatinze abari maso gusa niba bazamubona nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka 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 dore ndaza vuba njyewe vuba bidatinze dore ndaza vuba vuba bidatinze abari maso gusa yemwe niba bazamubona nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka amatabaza yanyu nahore yaka amatabaza yanyu nahore yaka amatabaza yanyu nahore yaka amatabaza yanyu yemwe nahore yaka nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka amatabaza yanyu nahore yaka haleluya haleluya Imana ishimwe cyane ela wire bota kuwara bikiresire haleluya Yesu abwiye urubyiruko arabwira abasore arabwira ababyeyi ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano haleluya ngo nyaboneka amen haleluya ngo nyaboneka wa mukobwa w'amatabaza yanyu nahore yaka nyaboneka wa musore we uyu mugabo twese ngo araza vuba haleluya ngo kanazanye iki azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute n'ibyo yakoze wamenya Yesu azaryari haleluya Imana yacu nidutaba nyamabwira ngo haratsari ibyiringiro uyu munsi Yesu Kristo yaza nta wamenya ariko nagira nkubwire ngo nyaboneka muvandimwe nyaboneka mukobwa nyaboneka wa musore we uyu ni Yesu uri kuvugana nawe araticaye ku ntebe y'imbabazi ni wowe watsegereje ni wowe warindiriye ni wowe watseneye arakubwiye ngo nyaboneka Yala wire bota kuwara bikiresi amando jesihi arakubwiye ngo nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka kuko uje we ntabwo atinze Imana yacu niduhana umugisha izo nizo semesha nabahaga mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana Imana ishimwe amen Imana yigeze kubwira Eliya ngo ewe Eliya byukurye kandi unywe kuko urugendo ruracyakomeje yego abantu nibagiye bafata umutsima utera imbaraga kuko ntaho turagera umwanzi adatera ibuye wese rero nacunga izamu rye cyo tumaze kumva cyo nuko Yesu aza vuba kandi azanye haleluya Yesu shimwe yakoze bitewe nuko waririmbye bitewe nuko wavuze ubutumwa bitewe nuko wasenze bitewe nuko wadiyakonye bitewe nuko wasuye abarwayi kandi bitewe nuko wafashije imfubyi n'abapfakazi bitewe uko wabikoze Yesu araje Imana iguhe umugisha Clarisse Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikwagura habwirwa benshi hakumva beneyo kandi mu magambo uvuze mu magambo Imana ikunyujijemo ntaryo numvishemo ryo guta ahubwo yose no kuyazirika ku nkingi z'imitima yacu reka tugushimire tuwe ngo Imana iguhe umugisha ndabakira mu izina rya Yesu reka tugusabe rero utanga nimero za telefone bishoboka yuko ari wakwifuza kuvugisha yifuza ko musengana aho kandi ashaka no kwifuza n'ibindi ko telefone ikoresha ibintu byinshi cyane tanga nimero yawe kandi ho amazina yawe Imana ibaha umugisha mujye mwihangana ibi bintu bya data wa twese Imana tuba dufite umubabaro mwinshi numva ibindimo nabiguteramo wa mukobwa we wa musore nkabiguteramo wa mubyeyi we nkabiguteramo numva ibindimo nabibateramo nkumva mbese tukagendanamo kuba rero dufite uyu mubabaro kuba mfite uyu mubabaro Yesu ngo ageze mu birorero byo kwa Lazaro Yesu ngo ahageze ubwo abantu bajya bibwira benshi ngo Yesu yarize kubera urupfu rwa Lazaro hoya Yesu yarize abonye abantu bari aho ngaho bose nta numwe ufite kwizera Yesu aravuga ati ariko kuko mu byukuri koko Yesu ngo ararira ariko nanjye aya marira tuba turira ntago ari amarira y'ibindi ni umubabaro tuba dufite njya ntangazwa n'abantu kuri social media hasohoka ibintu rwose biri aho ngaho bidafite umumaro ugasanga abantu benshi nibyo muri kureba ni nabyo muhugiyemo ugasanga ijambo ry'Imana ariko ntabwo nabarenganya inzira yacu inzira ijya mu ijuru irafunganye
ndashimira Imana ishobora byose kandi ndashimira abantu bakurikirana ibiganiro tugenda dutambutsa ku Musaraba TV byivuga butumwa. Imana izabagirira neza. Imana ishimwe rero. Yesu araza vuba kandi azanye ikingurano, kandi nawe ingurano zawe zigiye kuboneka wa mukobwa we. Yesu uko agiye kukugororera rata, uko Imana igiye kugutabara, uko Imana igiye kugukorera ubukwe, uko Imana kugiye kukurera berevo kireskiyamando, uko Imana igiye kubatabara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Era wirebota kuwara bikireskiyamando jezira bikire tuterelefome. Uko Imana igiye kubatabara rata. Imana ishimwe. Amazina yanjye ku bantu batanzi, birashoboka ko uyu munsi aribwo wambona wenda ku Musaraba TV kuko mukurikirana Musaraba ari muri benshi. Ari uyu munsi wabari ugezeho uyu munsi kuko abakunzi banje baranzi baratuzi. Amazina ni Clarisse kubw'Imana. Domo kozi w'Imana muranzi cyane muri byinshi. Nimero yanjye ya telefone 0780 63 76 37. Reka mbasengera Imana. Ye gusengana nawe wari waracogoye, nawe waracitse intege, nawe mvaga ibyiringiro byarangiye, nawe wari warabaye intumbi. Erega reka mbabwire bene data, erega turaziranye. Burya ahantu wacogorera haza aho baye intumbi urahazi. Intumbi urya ubutumbi bwawe urabizi. Iyo muka wera amaze kukurangiramo bibabaye intumbi. Niko biriya yambwiye ntago mbatutse. Aje tutazagira unyandika comment ngo irererere ngo Clarisse ngo ibiki n'ibiki. Intumbi ziriyizi. Ahubwo wowe wantumbiwe wa Imana igutabara. Igusubiza ubuzima mu izina rya Yesu. Tujye gusengana Imana. Wewe wari waracogoye, wari waradevi isezerano, wari watakaje ibyiringiro wabonaga ntanzira, ngira ngo usengere Imana kugira ngo Imana igukomeze. Yesu avuze ko aje kugize gute vuba. Nyaboneka niko ivuganye nawe ngo amatabazanye hose ya. Nyaboneka. Yesu arakiceye ku ntebe y'imbabazi ni wategereje nanjye. Mana data wa twese mu izina rya Yesu. Uko ari kera n'isani kuri kane kuzahora hiteka. Hagacu ko kuhinduka kajya kakugaragara mu izina rya Yesu. Dusengeye data wa twese imitima ibonekeye imbere y'amaso yawe. Dusengeye abakobwa, dusengeye abasore, dusengeye ababyeyi, dusengeye abapapa. Dusengeye abavuga butumwa abahanuzi, ababishop, abashumba n'abapasiteri n'abarimu n'abadiakoni. Umuntu wese wamaga gatoranywa n'Imana turamusengeye mu izina rya Yesu. Mana data wa twese mu izina rifite imbaraga n'ubutwe n'ubushobozi. Bagaragayeho ubutumbi barabaye intumbi. Kubera yuko niko biri bivuga, ni nako biri kandi nako bihagaze. Unyereka abantu benshi barimo bakora ari abapfu barapfuye. Ariko ndakurebere kireskiyamando jezi babara bitoterebere kireskiyamando ndasenza akakanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Wongere ugaruke ku bakobwa, wongere ugaruke ku basore, wongere ugaruke ku babyeyi, wongere ugaruke ku bapapa, wongere ugaruke ku itorero ryawe, ugaruke ku bavuga butumwa ku bahanuzi. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana, ahari haratsari ibyiringiro yuko uyu munsi izina ryawe ryahaguye cyora muri bari abantu. Ugabanye umubare barimbuka muri wongere umubare w'abakizwa. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutwe n'ubushobozi. Ndasengera imitima yabaye akahebwe. Ndasengera bari abantu badeviye amasezerano bakagwa mu byangwa n'amaso y'Imana. Ndabasenge kugira ngo bagaruze imbabazi zawe kubera yuko ucice ku ntemba baza akakanya. Era wirebota kuwara bikireskiyamando. Ndasenze kugira ngo data wa twese Imana numara kubagaru bambika imbaraga zo kunesha icyaha kandi bambika imbaraga zo kuzinukwa icyaha n'igisa nacyo. Sengera imitima data wa twese y'ubwoko bwawe iguhora imbere igutegereje nyiri ubutware. Ndasenze kugira ngo wiyubahishe. Mwami Imana wanyeretse abantu benshi ibivomesho byabo ntabyo bafite. Barimo bari abakozi b'Imana ngo bajye kwavomera. Ese Mana nyiri ubutware Mana idahinduka. Bari abantu baravomerwa nande. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo bambike imbaraga zo kugira ngo bajye kuvoma. Kuvoma na amasengesho. Birahanga amaso abakozi b'Imana. Bihanga amaso kuko umwende warahera hahera. Watabutsemo kare kugira ngo umuntu wese yigerereyo. Ndasenze mu izina rya Yesu. Wambike imbaraga abakobwa, wambike imbaraga ababyeyi, wambike imbaraga abasore, wambike imbaraga abashumba. Mu ngeri zose wambike imbaraga. Ugere ku migabane yose itandukanye. Inshuti zacu n'abavandimwe aho barere mu migabane yose itandukanye. Ela wirebota kuwara bikiresire. Umuntu wese ugerageza kumva ijwi ryawe, umuntu wese ugerageza gushaka mu maso hawe, umwigereke nk'Imana y'inyembaraga. Ndasenze kugira ngo umanure ububyutse mu bwoko bwawe. Nubwo Uwiteka turi gukora ku mugoroba, nubwo turi gukora mu gihe kiruhije, ariko nyemerera Kristo mwana w'Imana uyu mitima Yesu yihindurikirire kuri wowe. Mana urengera abakurengera, abarwayi nubakize mu izina rya Yesu. Habaza ukagenza ugira kubagenza. Uhembura itorero ryawe, uhembura umurimo wawe. Erega ni wowe nyiri itorero. Ababyitirira byose bizarangira, ibyo byubahiro byabizarangirana n'isi. Ni wowe nyiri itorero kandi wowe uzaza gutwara itorero. Mwami Yesu ndakwingize rero kugira ngo usuku ubyutse mu bwoko bwawe. Urengera abagushakana umwete bakubone. Urengera abantu bawe, urengera abakobwa, abasore, ababyeyi. Mana ishobora ibintu byose. Tubone nk'Imana y'inyembaraga. Data ndagushimye kuko uri Imana y'inyebambe. Ukomeze uzamure Musaraba TV, yica nukomeze ugeza aho wifuza kwigeza. Mugoragwane pokomeze kumuha hafi. Ibiganiro byose bikorerwa kuri Musaraba TV. Mana ubishikije imbaraga zawe zikomeye. Bitavuga Imana byose bikugweho mu izina rya Yesu. Mana uyu muyoboro n'umuyoboro wawe. Ntihazagira ikiza kuvangirwa umuyoboro wawe. Mana ishobora byose igitere cy'amahanga kuko ndabizi neza ko Musaraba TV abantu benshi bawukiriye baboneho ubugingo. Ndakwize kugira ukomeze umubere maso rero, ukomeze uduhana umugisha nabera bose mu izina rya Data twese musabye ibyo rakoze Yesu. Amen.